Muri iyi si ya none, ikoranabuhanga rifite uruhare rukomeye mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ikoranabuhanga rigera ku 10 ryagize impinduka ikomeye ku isi mu buzima bw'abantu. Twihuse cyane duhereye ku mwanya wa 10 turahasanga social media cyangwa imbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga cyangwa social media zahinduye cyane uburyo abantu bavuganagamo n'uburyo basangiragamo amakuru. Imbuga zirimo nka Facebook, WhatsApp na X zafashije cyane mu koroshya isakazamakuru ku isi yose ndetse no guhuza abantu mu mpande z'isi. Ikindi, izi mbuga zafashije abantu kurema uburyo bwo gukorera amafaranga bakiteza imbere binyuze ku kwamamaza, kurema content n'ibindi byinshi bitandukanye. Mbere y'uko imbuga ziza byari bigoranye kuvugana n'umuntu uri kure cyane, ariko aho ziziye byaroroshye. Ikindi kintu imbuga nkoranyambaga zafashije abantu ni ukwiyungura ubumenyi, bakaniga ibintu bishyashya by'ingirakamaro mu buzima bwabo. Ku mwanya wa 9 turahasanga blockchain. Blockchain ni uburyo bwo kubika no guhanahana amakuru mu buryo bwizewe, gusa butagengwa n'umuntu umwe kandi butoroshye no guhindura. Ubu buryo ntabwo buhinduka kandi buratekanye cyane. Iyi blockchain ikoreshwa mu buzima busanzwe, harimo nko mu bucuruzi, mu buvuzi, mu matora ndetse no mu buhanzi. Impamvu abantu benshi bayikoresha ni uko ifite umutekano ukomeye, kuko nk'iyo ugiye kohereza amafaranga bikorwa vuba, bikanatwara igihe gito kandi ku giciro gihendutse. Iyi blockchain nanone inafasha kubika amakuru yizewe. Abantu benshi bakunze kuyikoresha ni abantu bakora ibintu bijyanye na cryptocurrency nka Bitcoin cyangwa ibizwi nk'ifaranga koranabuhanga. Ku mwanya wa 8 turahasanga virtual reality cyangwa augmented reality. Duhereye ku busobanuro bwa virtual reality, ni ikoranabuhanga rituma winjira mu isi isa nk'ukuri ariko itariyo, mu gihe augmented reality yo yongeraho ibintu bya digital ku isi nyakuri ureba. Duhereye ku kamaro ka virtual reality mu buzima bwacu, harimo ko ituma abanyeshuri biga ibintu ariko babibonye mu buryo bufatika. Abaganga bayikoresha mu kwitoza kubaga bidasabye ko bitoreza ku barwayi. Ifasha abantu mu kwidagadura, cyane cyane abakunda imikino ya za video games, kuko bawumva uri mu mukino nyirizina. Ikindi, abantu bayikoresha bareba nk'inzu cyangwa ibicuruzwa batiriwe bajya aho biri. Naho augmented reality yo ifasha gusobanura ibintu bigoye nk'imibiri y'abantu ku banyeshuri, igafasha abaganga mu kubaga, ikanagaragaza aho bagomba gukata neza, ndetse yifashishwa kukwereka uko inzu yawe izaba imeze mbere yo kuyigura. Ku mwanya wa 7 turahasanga medical technology. Iri ni ikoranabuhanga mu buvuzi ryahinduye uburyo indwara zivurwa n'uko zisuzumwamo. Amamashini nka MRI na CT scan zifashishwa kurebamo imbere mu mubiri w'umuntu. Hakaza amarobo yifashishwa mu kubaga, agatuma ibikorwa bigenda neza kurusha uko byakorwaga kera, ndetse na telemedicine yituma umuntu avurwa atiriwe ajya kwa muganga cyangwa ku bitaro. Ibi byose byongereye ubuzima bwiza, binagabanya impfu nyinshi. Ku mwanya wa 6 turahasanga electric vehicles. EVs ni imodoka zikoresha amashanyarazi aho gukoresha essence, kuko zikoresha batiri aho gukoresha ibikomoka kuri peteroli. Impinduka zazanye ni uko zagabanyije ihumanya ry'ikirere, zifasha mu kurengera ibidukikije, ndetse zigabanya ibyago abantu bari kuzagira biturutse ku guhumeka umwuka wanduye. Izi electric vehicles ziri gutera imbere cyane kandi zizagira n'uruhare runini mu kugabanya ikibazo cy'imyuka ihumanya isi. Ku mwanya wa 5 turahasanga satellite technology. Iri ni ikoranabuhanga rikoresha satelite ziba ziri mu isanzure hejuru mu kirere mu bikorwa bitandukanye. Iri koranabuhanga niryo rituma abantu bashobora kuganira n'abandi bari kure cyane bigashoboka. Ikindi, iri koranabuhanga ryifashishwa mu iteganyagihe, muri broadcasting, haba kuri televiziyo no kuri radio, muri GPS navigation cyane cyane nka Google Map, ndetse na internet connection ahantu kure cyane. Kandi ibi byose biri mu byo dukenera mu buzima bwacu, haba iteganyagihe ritubwira uburyo umunsi uririrwa,
haba televiziyo na radiyo ziduha amakuru agezweho no gutuma tumenya aho isi igeze, haba Google Maps ifasha abantu kubayobora mu cyerekezo nyacyo bashaka, na internet dukoresha umunsi ku munsi. Tujye ku mwanya wa 4 turahasanga cloud computing. Iyi cloud computing ni uburyo bwo kubika, gukoresha no gucunga amakuru cyangwa program ukoresheje internet, aho kuba kuri mudasobwa yawe gusa cyangwa kuri server wifitiye. Mu magambo make, cloud computing ni nko kubika ibintu byawe mu kirere cya internet aho kubibika kuri flash cyangwa kuri laptop yawe. Impamvu yazanye impinduka mu buzima bw'abantu ni uko mbere abantu babikaga amakuru kuri flash cyangwa kuri computer bikaba byakwangirika cyangwa bikabura, amakuru akaba yagenda, ariko ubu buryo bwo bwafashije kubika amakuru neza kandi mu buryo bwizewe, kuko ni byoroshye kuyatakaza, kandi n'iyo telefone cyangwa laptop byangiritse amakuru yo aba agihari. Ikindi ni uko bufasha kugera ku makuru aho uri hose ku isi, bigafasha gukorana n'abandi byoroshye, bigafasha kugabanya amafaranga watakazaga kandi umutekano wabyo ukaba uri no hejuru. Abantu benshi bakoresha ubu buryo mu kazi kabo, mu burezi, mu bucuruzi, mu myidagaduro ndetse no muri communication. Ku mwanya wa 3 turasanga artificial intelligence cyangwa ubwenge buhangano. AI ni ikoranabuhanga rituma amamashini agira ubushobozi bwo gutekereza, gufata ibyemezo, kwiga ndetse no kumva amakuru. Ibi ni ibintu ubundi ubusanzwe byakorwaga n'abantu, ariko AI yo ikora ishingiye ku makuru menshi ihabwa, ikiga uburyo bwo kumenya patterns, hanyuma igakoresha ibyo yize mu gufata ibyemezo. Iyi AI yafashije mu kwihutisha akazi kuko ishobora gukora ibintu mu masegonda, yifashishwa mu buvuzi aho gusesengura indwara vuba, ifasha mu iterambere ry'uburezi ndetse ituma ubucuruzi bunakora vuba. Ibindi bintu harimo ko yahinduye uko dukoresha internet, yahinduye telefone zacu, yahinduye transport harimo nk'imodoka zitwara zonyine, yahinduye akazi, content creation, inafasha gucunga umutekano ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa 2 turasanga internet. Internet ni uruhurirane runini cyane rw'imiyoboro ihuza mudasobwa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ku isi hose, bigatuma abantu bashobora guhanahana no kugera ku makuru mu gihe gito cyane. Internet ifite uruhare rukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi, harimo ko ituma amakuru aboneka mu buryo bwihuse, ifasha abanyeshuri kwigira online, yatumye ubucuruzi bwa digital butera imbere, yanafashije abantu kujya bavugana binyuze kuri email, video call na messaging apps. Nta gushidikanya, internet niyo mutima w'isi ya digital turiho uyu munsi. Internet yahinduye isi iba global village, aho umuntu wese ashobora kugera ku makuru ahari hose ku isi. Twihuse tugiye ku mwanya wa 1 turasanga smartphones. Muri iki kinyejana turimo, smartphone ziri mu bintu byahinduye ubuzima bwacu bwa buri munsi mu buryo bukomeye cyane. Ubundi mbere yuko smartphone ziza, telefone zari ziriho zarahamagaraga zikanohereza ubutumwa bugufi gusa, ariko smartphone zo zaje ari igikoresho gikomeye kirimo ibintu byinshi. Smartphone ikoresha ibintu bitandukanye harimo internet, application zitandukanye, kamera, GPS n'uburyo cyangwa system zo kwishyuriraho zitandukanye. Smartphone ikoreshwa mu itumanaho, kwiga no kubona amakuru, mu bucuruzi ndetse no mu bindi bintu byinshi. Smartphone zatumye abantu bashobora gukora ibintu byinshi batiriwe bakoresha mudasobwa nini. Ntabwo twabihakana, smartphone ni kimwe mu bikoresho byahindutse ingenzi cyane mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, ku buryo iyo umuntu abuze smartphone ye atuma umutwe cyangwa agahangayika bikomeye cyane. Ndabashimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo, ni iby'agaciro, bibutsa gukora subscribe abantu mutarayikora, gukanda like, mukanasharinga, mukanatanga ibitekerezo byanyu muri comment, naho ubutaha.